ngwino mushinga duhuze ngwino ngwino handi wacu ngwino ngwino nkuririmbe wowe uhuje abanyarwanda. Abaduteze amatwi mwiriwe, mugiye kumva ikinamico Shirimpumu mutegurirwa n'umushinga duhuze wa Alerte International n'abafatanyabikorwa bayo aribo Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge ajiprodojijukirwa na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID. Nyuma ya genocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ubumwe n'ubwiyunge ni icyerekezo Abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye. Ibi bigashimangirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Nubwo kurwanya amacakubiri n'ivangura iryo ari ryo ryose no kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge ari inshingano ya buri munyarwanda, haracyagaragara inzitizi zitandukanye zikoma mu gukora gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge. Mu rwego rwo gutanga umusanzu wawo mu bumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, umuryango Alerte International ubinyujije mu mushinga duhuze ugamije kwimakaza umuco w'amahoro, ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda cyane cyane mu rubyiruko, wabateguriye ikinamico Shirimpumu. Muri iyi kinamico muriyumvira urugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge rw'abatuye imisozi ya Bweramahoro n'Nyamitavu nuko bakomeza kugenda bakemura imbogamizi bahura nazo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Duherukana mu gice cya 36 cy'ikinamico Shirimpumu aho Mukamusoni yihishe Foromina kugira ngo badasuhuzanya nyuma y'imyaka 27 genocide yakorewe Abatutsi baye. Ese Mukamusoni yaba yaraje kuva ku izima akamusuhuza? Reka mbarike mukurikire igice cya 37 cy'ikinamico Shirimpumu. Ejo bundi waje iwacu wazanwe no kuduhuza ngo tubumbire hamwe mu bumwe n'ubwiyunge. Niko Simbika, nukuri iki cyokezo cyari gitangiye kunanira kandi kitaramara igihe we. Niba ari ukubera kutamenya uko ihene zigura, mucoma yanyibaga pe. Jane, byo ntabwo byoroshye pe. Ubu nanjye kugira ngo ngire icyo nkuramo, biransaba kujya ndangura ihene mu masoko ya kure. Nawe naho ihene zirahenda, kandi burushete se wayihenda se bakayigura. Yewe, uziko nawe mfite gahunda yo kuzamura igiciro cya brochette, nkayishyira kuri 500. Ntago byakorohera. Kwinahase ahantu hose usanga burushete igura 400. Ahubwo ngiye kubwira akakana nabonye kazi kotsa, gatangire kotsa n'ibirayi. Hazajya atekana za speciale, kubona amagi bwo ntabwo bizajya bingora. Ubwo urubyiruko rwo muri club duhuza rwatangiye korora. Zajya nyagurira hafi hano kandi ku giciro cyiza rwose. Ahubwo uranyibukije. Ese za nkoko z'umukobwa wawe zo ntabwo ziratangira gutera? Yewe, ntabwo ziratangira gutera ariko nazo zirabura iminsi mike. Buri abana bazi kureba kure pe. Sinzi impamvu ahubwo abantu dukuze umushinga nkuru ya tutari twarawutekerejeho. None se Jane, iki cyokezo nzajya nkukodesha ngahe ku kwezi? Nikoye, rega natangiye tutaravugana. Simbika, ntabwo twananiranwa rwose. Wowe kora akazi ku kwezi. Ibyo bizadufasha kumenya imikorere, naho ubundi nyuma yo tuzavugana. Ubu abantu bari bataramenyererega, ahubwo ushaka uko wabimenyesha abantu ko dusigaye twotsa akanyama. Uriya mucoma nabonaga ari indangare ntacyo yitaho. Wenda ubwo wowe ubasha kugenda ahantu hatandukanye ugahura n'abantu benshi, uzajya ubabwira ko dusigaye tugira n'akanyama. Jane, ibyo tubari nsanzwe mbimenyereye da. Uyu munsi ubu biransaba kumenyereza kino cyokezo. Abantu bose muri aka gasantere bakamenya rwose uko twotsa. Ahubwo buri iyi hene, yewe, biransaba ko njya nsengereraho abantu wa mugani kugira ngo mve ko tuzi kotsa neza. Ahubwo reka mbwire mucoma ashyira urugimbo kumbabura. Umwotsi rwose uze gukwira muri aka gasantere. Mukanya ugira ngo nuze kubona abantu buzuye hano. Ariko Simbikangwa nawe wasetsa pe. Ndabona wowe by'icyokezo wagira ngo usanzwe ubimenyereye. Cyagese nakubwiye ko kera nkiri umusore ntigeze kwa mucoma se. Uzabureba da. Mu minsi mike abantu baramaze kuyoboka, ubundi nangire notse n'akabenzi. Icyo ngukundira wowe ni uburyo ugira umurava mu kazi werekejeho amaboko. Niko bimeze da. Ugira ngo se suko ntangiye gusaza. Naho kera nkiri umusore rwose nahoranye imbaduko ku murimo. Simbikangwa nawe uratsetsa rwose we. Banza witaba umuntu ugwamagaye. Ndabona ari muramu wanjye Safari. Reka mwitabe. Safari we, muraho? Uraho Simbika, amakuru y'iminsi se? Yewe, ndahomeze neza. Nikoye, ahubwo umamagaye nanjye nari mfite igitekerezo cyo kuguhamagara. Namahire, nashakaga kubaza nimba ya gahunda ikomeje yo kuzaja kureba mushiki wanje ejo bundi kwa 6. Gahunda irahari da. Ahubwo nanjye rwose narinzi ko ndi buguhamagara nimugoroba tukaza kubiganira nkaza kukwibutsa. Ndacyayizirikana da. Nikoye, nari naje nahi Bweramahoro. Nyura kuri kakaburi ka wa mudamu muziranye, ndavuga inti iyo uza kuba utari mu kazi tuba twanyuranye nkakugurira agacupa kamwe tukakamenera habiri tukanoza niyo gahunda. Rukaraga ndekwe twataramye. Uri hafi yaho se Safa? Nari maze
ngeza mu rugo. Nyamuneka garuka niho ndi. Ahubwo dusigaye twotsa n'akanyama. Ngwino ugura kabyari nanjye ndagura ka burushete ye. Reka ngaruke da, umusigaye mwotsa n'akanyama. Wowe nandese cyangwa ako kabare mugafatanyije n'uwo mudamu kabunjijisha. Tebuka ye, tube tuganira. Hajye ukunda akazingaro cyangwa umubiri ngo babe bagushyiriyeho ka burushete usange gahiye. Yewe, njye ntabwo ntoranye akanyama. Reba ushiraho ndaje rwose nkurebe. Ni karibu ye. Niko Jane, urumva abakiriya ba mbere se ntatangiye kubabona. Uraba rwose iriya hene se ugira ngo iraza kurara. Barayihemurira ararishize pe. Wowe rwose ndabona uzabishobora. Wenda bizatuma nanjye mbona uko ncuruza inzoga. Abakiriya baza baje gushaka inyama baranywa. Nuje gushaka agacupa atarazi ko haba inyama nawe akabimenya. Rwose ukwiheba humura tuzacuruza. Niko Simbika, menya umunsi ndakora ku mafaranga. Ndumva ibiciro mu kiganza. Jeannette waretse kunsetsa. Amafaranga yo turaza kuyabona pe. Uyu munsi nanjye mfite icyizere ko tuza kubona abakiriya benshi. Simbika, uraho nawe Jeannette. Uraho neza. Ese uracyanyibuka? Safa, uraho. Wagira ngo rwose imitima yacu isigaye iterera hamwe. Uzi ko nabyumvagamo ko uyu munsi byanga bikunda tuza kurara duhuye. Cyangwa hari wakubwiye ko nagurishije ikawa dore ko amakuru atayoberana. Amaye nka data. None ubaye umushyitsi mwiza uza witwaje impampa. Wowe se ntubibona? Ndabona ahubwo imifuka yabyibushye. Wahora niki? Vuye kugurisha ikawa da. Kandi urabizi iki nta banki ba hafi hano. Ubu ndayatanga kuyabitsa kuri sako y'iwacu. Nibyo koko inaha dukeneye banki muri aka gasantire. Yewe, nabarangaranye. Tubahe iki cyo kunywa se? Ugira ngo narahinduye se Jeannette, zana bimwe nanywa gacagi na Simbika ngo umuzanire. Wahamugana ayo mafaranga y'ikaho reka mbi wa mbere yasogongeye. Ngaho mu muganira ndaje. Tebuka dore hari n'akazuba. Yebega. Niko Safa, ahandi se waruraho. Umugore n'abana bameze neza? Yewe, turaho. N'abana n'umugore bameze neza. Harya saga konje Safa. Yegoye, ukundira uko utajya wibagiza. Pfundura. Wowe kutizaniye se. Ndababanje mukanya nanjye ndizanira. Yebega. Uzi ko kweho umufuniko icyaka kikambana icyorezo. Niko ye, ku buzima bwacu. Ku buzima bwacu Simbika. Kandi ngo nabona mu rwose. Uriya mugabo mbona urimo gucirikanya mu isoko ry'ihene simujyanamara. Reka mwegere mubaza iby'uyu mugore Zawadi yanyoherereje. Buri inkuru nawe arayizi numve ko atari ya magambo ya Zawadi. Sha, iyo nayihenda rwose ntabwo yarenze 20. Ubuse urabona ageze ubwira amahoro nayigurisha ngahe. Reka mubaza ari amakuru yose ayibwira amahoro wenda namenya naho Simbika ngo iriya moto yayikuye. Mujyana muri aho. Yampaye nka data. Uraho neza Marigari? Amakuru y'iminsi. Ese ko mbona wananutse? Ndaho mujyana ubu se narananutse cyane. Yewe nuko maze iminsi mpangayitse. Mpore. Yewe ibyakubayeho narabimenye nukwihangana. Mukecuru sarimo koroherwa nibura. Yewe birimo kuza gahoro urebye biragenda. Nukuri warakubititse pe. Uzi kwibwira amahoro twari tumaze kukwibagirwa neza. None murabuzwa nande. Aha, ubundi siguye hasi ko ntazitayegera ihembe. Mwanyibagirwa da, mwanyibagirwa. Humurada, Simbika ngo agerageje gusigara ku rugo. Kandi yitwaye neza. Ntabwo yagusanga nawe warahuye n'ikibazo cyo kugwaza umubyeyi. Ahubwo urebye iterambere urugo rwanyu rumaze kugeraho. Ntabwo wamenya kuri mu bibazo nk'ibyo rwose. Koko se, niko mujyana. Hano mu isoko baba basakuza ntabwo batuma abantu biganirira. Waje tukareba aho twicara hatari urusaku tukaba tuganira. Ese wari waje kugura ihene inaha? Wamuganire ka tureba aho twicara. Ubundi nsanzwe ndema isoko ry'ina nkagura ihene n'intama nkajya kuzigurisha ibwera amahoro n'inyamitabo. Nkuko amafaranga make niko kazi nikorera ko gucuruza amatungo. Yewe, ndumva ushoboye kwirwanaho pe. Amakuru y'ibwera amahoro ntagashya. Ibwera amahoro turahoda Marigari. Reka twicare hano haba umutuzo kandi hari Isanzwe. Ese nawe usanzwe uhazi? Nanjye hano ndahakunda cyane. Nsanzwe mpazi ko nkunda kuharema isoko. Reka twicare hari inyuma ndabona ariho hatari abantu benshi. Aka kabari abantu baragakunda cyane. Erega niko kabari tugira ntagasobanutse. Ikindi kandi bagira serivisi nziza. Reka twicare hano. Yega. Niko ye. Mama watuye hano hafi? Ni hafi kugera mu rugo ni nk'iminota 20 ntabwo ari kure cyane. Ubutaha n'ingaruka nzabasura. Bakuzanira agakise ko kunywa. Yewe mujyana ni babe baretse. Erega nibwo nkiva mu rugo kandi nje nyoye igikoma. Niko ye, kampire se mwamaze kumwubakira yanzu? Yego pe, yanzu yaruzuye. Ndetse bayigiyemo we n'umuhungu we. Nukuri mwageze ku gikorwa cy'indashyikirwa pe. Nabonye amafoto yanyu mwitabiriye muri benshi. Byarambabaje kuba narahabuze rwose. Ubu se abantu babonye ntazanye na Simbika ngo ntibagize ngo nta gaciro nabihaye.
ko nabonye abagore bose bibwira amahoro n'inyamitavu bari bahari. Marigari subiza umutima mu nda pe, nta wakurenganya banzo gwaza umukecuru akire, naho ibyo abaje n'abataraje nta wigeze abyitaho rwose. Gusa igishimishije nuko biriya bikorwa by'urubyiruko rwibumbiye muri club duhuze abakuru nako tugenda tubigira ibyacu. Nibyo kwishimira pe. Ese mujyana nkubazi, hari umugore nabonye mu baje kubakira kampire mbona ntamuzi pe. Reka nkwereke ifoto ye wenda wasanga wo muzi, umunsobanurire mumenye. Reka turebe, ndabona amafoto yose y'umuganda uyafite. Ese nda yakoreje ko muri tsaza wadari wari yigize gafotozira? Urumva ntabura amafoto meza y'igikorwa nka kiriya koko? Do aywe yari itambutse, reka ngarure inyuma gatoya. Dore wa mugore nguyu uyu nshyizeho urutoki, uyu uri hagati, uyu. Wasase muramukaza wa Jeannette mushiki wa Simbikangwa w'abaje Kigali asigaye atuyibwira amahoro afite akabari. Simbikangwa niwe usigaye umurangurira ibicuruzwa na ya moto yanyu, ahubwo mwagize amahirwe pe, iriya moto ntijibura akazi. Yewe ndabona yarahindutse, menya ari uko ntamuheruka, none hasigaye ataha iwanjye abana na Simbikangwa na Gatesi mu rugo. Oya pe, we n'umugabo we baguze inzu mu gasantere, azi wajya gukamisha amata y'abana, naho ubundi yiweriwe hafi y'akabari. Yewe ndumva nkumbuye ibwera amahoro. Muri iyi minsi nzaza ndabona mama atangiye koroherwa, nzanyaruka pe, ndahakumbuye cyane. Ariko si mama, ubona tuzakomeza kubaho tutabana n'abandi amaherezo akaba yahe? Umva mbese ubona twarabaye iki? Kuva so bamufungashize imyaka ingahe, ubundi ko atajyaga agenda muri uru rugo, ubu nibwo yibutse kuza kunsuhuza. Uriya mugore w'umuhemu, mana we, ntiyagiye agafunguza Simbikanga, so Kimonyo na Thomas bagaheramo, kandi bose bashinjwe icyaha kimwe. Mama, babarira rwose ibyo tuzaba tubiganira turi twenyine. Ngwino ubanze umusuhuze wumve ikimugenza, cyangwa ngende mubwire ko wanze kuza kumusuhuza yigendere. Kandi wa mwana uzari inkorera. Ese Mukamusoni n'umuhungu we ko numva bajujura mu nzu bari mu rugo, ariko ndabona bafite n'inka nziza rero. Mama muhi, mama araje sinzi twa yakoraga mu nzu aradusoje. Nta kibazo ndo. Niko ye, iramushera umbonye ku irembo ni iyanyu? Ni yacu. Ariko wa mugani uzi ko ntayo mbona, menya yacika iziriko. Uraho Forome, imyaka myinshi. Uraho neza Mukamuso? Hobe, ndabona warabaye injege. Yewe, ndaho, uretse ya ndwara yanjye y'ifumbi ry'inyubikira rimwe na rimwe, naho ubundi ndakomeye. Na n'ubu siracyagufata? Niko ye, uzaze nkurangira umuganga uzakuvura. Yewe, ni amahirwe akomeye pe. Iyo ndwara rwose hari igihe imeza mu burira akamara igihe nta karima akora. Murakoze nzabashaka mu ndangire. Ese ndo, ko mama muhiruta muha agatebe ngo yicare? Ntago nicara ndi kwihuta Mukamuso. Niko ye, ndabona inzu yanyu igihande cyo hepfo cyaratembye. Rwose no kwibutsa mujyanama abaturage tukareba ko twabaho umuganda vuba, itazabayiremaho kandi duhari. Erega burya abantu tubereho gufashanya. Mama muhi, biri vuba rwose, ahubwo namwe ntimuzabure. Humura nanjye nzaba mpari rwose Mukamuso. Narinyuze ku irembo nsangiye nirimo kubonera, ndavuga nti reka nze mbabwire. Ndora ubwo agifite akabaraga yanyaruka akayifata, naho njye ngiye kuyifatira tibika. Nuko urakoze cyane Forome. Ndori we, ihuta uzana iyo hene itaza konera abaturanyi. Reka nihute mama. Nyuma y'imyaka 27 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ibaye, noneho Mukamusoni aramukanyije na Foromina. Ese ubu guhura kwabo byaba ari intangiriro y'ubumwe n'ubwiyunge bw'imiryango yombi? Reka tubihange amaso, ntimuzacikwe n'igice cya 37 cy'ikinamico Shirimpumu. Hari icyakunyuze, ufite ikibazo, inama watanga cyangwa igitekerezo, watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ikurikira 0785 292 501, cyangwa se ukohereza ubutumwa bugufi kuri email ikurikira shirimpumu2020@yahoo.com. Mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa YouTube ari rwo Ikinamico Shirimpumu, ukaba wabasha kumva ikinamico zose zatambutse. Ikinamico Shirimpumu itambuka kuri Radio Rwanda buri wa kane saa 12:45 mbere y'amakuru y'Ikinyarwanda. Ngwino mushinga duhuze, ngwino